Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana yongeye kutugira neza. Aka mwanya dushimiye Imana kubw'imirimo itangaza yakoze. Dushimiye Imana itabura uko ibigenza. Dushimiye Imana itwitaho. Dushimiye Imana no mu bihe bikomeye dukomeza kubona Imana. Dushimiye Imana y'iminsi n'ibihe. Iyo mvuze ngo turayishimira ko ari Imana y'iminsi n'ibihe, twebwe tugera muri situation runaka bikatugora ndetse bikaduhangayikisha, cyangwa hari naho ugera ukabiburira igisubizo, ariko dufite Imana ishimwe y'iminsi n'ibihe. Turayishimiye rero ko dukandagiye muri uyu munsi. Ni ukuri muri iki cyumweru tukaba dutangiye iki cyumweru twuzuye amashimwe. Turayishimira ibyo yakoze mu minsi itambutse. Twarayibonye n'intwari ku rugamba. Imana ishimwe cyane. Nyemerera wongere ukurure ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe, ukurure ineza y'Imana, ukurure ibyo yakoze, ukurure kugira neza kw'Imana, aho yakwambukije, aho yakuvanye n'aho yakugejeje. Ukurure Imana, wongere ukurure imbaraga z'Imana, ukurure imbaraga z'Imana zaguhoshereje intambara, ukurure ukuboko kwera kw'Imana kwacubije ibyari bimeze nk'inyanja izukutse, uri guteraguranwa hepfo na ruguru. Wibuke wa munsi w'amarira, wibuke bya bihe byari bitoroshye, ariko uyu munsi aho uhagaze, wongere ugirire Imana icyizere, uyihereze icyubahiro, uzirikane kugira neza kw'Imana no gukomera kw'Imana. Ubwire Imana uti Imana nushimwe. Nakubwiye ngo shima Imana, kuko gushima Imana biyitera kongera gukora. Burya icyo yishimira ni amashimwe aturutse mu mutima wicishije bugufi. Imana ishimwe rero. Turi kumwe mu bihe byiza byo gusenga. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Nkomeje kubasuhuza kandi mvuga ngo Imana ibishimire, Imana ibanezeze. Iki cyumweru nifuza ko twazaganira ku ijambo ry'Imana rifite intego igira iti umutima. Ufite umutima wizera niwe ugera kure. Imana ishimwe. Iyo ufite umutima wizera Imana, ufite umutima wizera, ugira ibyiringiro, ukagira ibyiringiro, kandi ibyiringiro byawe ukabihagararaho neza, ukiringira Imana nk'inyembaraga, nk'inyabushobozi. Iyo ufite umutima rero wizera, ubasha kugera kure. Ugera kure kuko wowe iyo wizera ukagira ibyiringiro, wizera ibizaza, wizera ibiri muri future, kuko uba ufite ibihamya, uba ufite kureba aho Imana yagukuye n'aho yakugejeje, uba ufite kureba ibyo Imana yakoze ikabikoresha amaboko yayo, kandi ibyo bintu bikaba byari bikomeye. Uyu munsi ukaba uri umugabo wo kubihamya, nubwo utajya mu ruhame, ariko umutima wawe ubihamiriza ubugingo bwawe, ubihamiriza umubiri wawe, ukavuga ngo Mana ndabizi yuko uriho. Ukabwira umubiri, ukabwira amaso, ukabwira ingingo zawe, umutima ukavuga uti jye nabonye Imana, nta kigomba kumpagarika umutima, kuko na rya rindi ryarakeye, na hahandi narahakandagiye, na wa munsi waratambutse, rya joro ry'amarira, wa munsi wo gusuhuza umutima, bwa burwayi bushaririye, ibyo byose byakuweho n'ukuboko k'Uwiteka. Umutima wizera ujya ugera kure, ugera kure, ukareba kure. Nicyo nashakaga kukubwira. Umutima wizera ugera kure, ukareba ibyo Imana izakora. Umutima wizera, wizera Imana nk'inyabushobozi, wizera Imana nk'Imana y'inyembaraga. Umutima wizera ugera kure, ugera kure ugasingira ibyawe, ugera kure ukareba inyubako yawe uko izaba imeze mu minsi iri imbere, ugera kure ukabona ko abana bawe bazavamo abana bakomeye b'abahanga. Umutima wizera ukandagira kure aho utaragera. Umutima wizera ureba Imana mu bushobozi bwayo. Umutima wizera ureba Imana mu mbaraga zayo. Umutima wizera ugera kure ukabona Imana irimo ikuvura ubwo burwayi. Umutima wizera ugera kure. Imana ishimwe. Nyemerera tudatinze dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi mukuru Yesaya,
ibice 66, turahera ku murongo wa mbere, turasoma mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umurongo waho wa mbere uvuze ngo iki? Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira inzu ki? Kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kabiri, kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho, uce akarongo aha hantu, ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, Imana ishimwe, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ijambo ry'Uwiteka Imana Nyiringabo rivuze ngo iki? Rirakubwiye muri iki gitondo, rigusubiremo iri jambo, riravuze ngo ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse. Nakubwiraga ngo umuntu ufite umutima wizera niwe ugera kure, Imana ishimwe. Umuntu ufite umutima wizera, ijambo ry'Imana riwugarutseho, riravuze ngo hari icyo Uwiteka ajya yitaho. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana y'ibifite imibiri byose, Imana Arufa na Omega, Imana ifite ubushobozi. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo ndi Uwiteka. Imana ivugana na Mose iramubwira ngo ndiho. Imana ivugana na Mose iramubwira ngo ninjye tangiriro n'iherezo. Irakubwiye muri aka kamwanya, ivuganye n'umutima wawe, iravuze ngo uwo nitaho, Uwiteka Imana uwo yitaho ni umukene. Ntiwumve umukene w'amafaranga, ahubwo ni umuntu ugenda ukenera Imana umunsi ku munsi. Ni umukene, ni umuntu wumva adahazwe no gukunda Imana, akavuga ati icyama nkongera nkakunda Imana, icyama nkongera nkabona Imana, icyama nkongera nkakiranuka, icyama nkongera nkareka ibyaha. Uwo ni umukene Imana yishimira. Ni wa muntu wumva buri munsi akeneye Imana, ni wa muntu wumva akeneye kubana n'Imana. Uwo ni we mukene Imana yishimira. Ntabwo mbizi nimba nawe wumva uri umukene, wumva buri munsi uryohewe na Yesu, ukumva Yesu, urashaka Yesu, ukumva Yesu yakuzura muri wowe, ukumva wareka ibyawe, ukumva wakihana umunota ku munota. Uwiteka rero avuganye nawe muri aka kanya ngo uwo yishimira kandi akamwitaho. Ariko uzi kwitabwaho n'Imana, uzi Imana yakwitayeho, Imana yakwitayeho irakureberera, Imana yakwitayeho irakurwanirira, Imana yakwitayeho yewe, Imana yakwitayeho ikureberera ahazaza hawe, Imana yakwitaye. Icyamukitabwaho n'Imana. Umuntu yakwitaho ukwezi kumwe, yarangiza nawe ubushobozi bwamushirana cyangwa yahura na situation iri complique, mugatandukana nawe akajya kurwana n'urwe. Ariko Uwiteka Imana nyiri ubushobozi, umuremyi w'isi n'ijuru, aravuze ngo uwo nitaho, Imana ikwiteho. Imana ikwiteho, nikwitaho irakureberera ku bikomeye, nikwitaho irakurwanirira, nikwitaho irakugirira neza, nikwitaho irakunyuza mu marembo ya ba rupinzi, nikwitaho rata, nikwitaho iraguhanagura amarira, nikwitaho iragusetsa, nikwitaho. ngo uwo nitaho ninde? Uwo nitaho niko Uwiteka avuze, ni umukene ufite umutima umenetse. Icyama umutima wawe ukamenekera Imana, icyama umutima wawe ugakunda Imana, icyama umutima wawe ukahagira nk'imparakazi yahagizwa no gushaka amazi ku mpeshyi, ukahagizwa no gushaka Imana, icyama ukahagizwa no kuba umukristo, icyama ukahagizwa no kuva mu byaha, ukiruka rwose ukavuga uti mvuye mu byaha. Ngo ni umukene ufite umutima umenetse. Imana ishimwe cyane. Ngo agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Nawe icyama ukajya wumva ijambo ry'Imana rikagira ahantu ricumita mu mutima wawe, rigasohora icyaha n'igisa nacyo. Imana ishimwe cyane. Ngo agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Muhahe muronke mugendane n'Imana. Imirimo y'Imana ni myiza.